Muraho muhaye ikaze kuri Ed Creator aho twiga ikoranabuhanga nuko aribyaza umusaruro. Kanda subscribe tujye tubana. None wegere hino uno munsi tugiye kuganira noneho tuganire ibintu by'umumaro kandi byakugirira inyungu. Niba uri umuntu ushaka aba subscribers kuri YouTube channel yawe, ndagusaba ubashe kubona live yose kugira ngo ubashe gusobanukirwa ikintu ku kandi. Guys, ngiye kwereka ukuntu wabona aba subscribers vuba kandi mu gihe gito, ndetse nagenda mbereka ingero step by step. YouTube ifite uburyo bushyashya bwo gukora ama video short ari trend, ku buryo ya ma video short yashobora kuzamura aba subscribers ndetse nawe ukabasha kuzamurirwa channel yawe. Ko abantu benshi buriya YouTube cyangwa short nizo zizamura channel cyane kurusha ibindi bintu byose, kurusha n'ama video. Rero ushobora kuba ukora ama video meza cyane ariko ukasanga channel yawe iracyari hasi cyangwa ntago irebwa, cyangwa ushobora kuba ari wa muntu ushaka gutangira YouTube channel ariko yibaza ama video yakora yabuze ati nta kamera na ID afite. Rongeye kwereka ID nshyashya kuzamura mu YouTube channel kandi mu gihe gitoya kandi ukoresheje video za AI zakozwe na YouTube ubwayo. Ndagusabye kandi subscribe kugira ngo tubane muri no video yose kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Mbereke urugero rutoya rwa channel imaze kuzamuka kandi ikoresha video za AI. Yes, iyi channel bayita Verediana. Nizere ko uri kwibona kuri screen yawe, yitwa Verediana Official. Katikande turebe ino, so kuvuga ngo ino channel yitwa Verediana. Nkwereke aba subscribers ifite. Iyi channel ya Verediana ifite aba subscribers 2780. Imaze gushyirwaho video 194, ikoresha ama short video. Urabona ko short video nk'iyo yarebye ni 22,870,28. ya nizere ko uri kugenda ubibona kuri screen yawe. Iyi ni channel imaze kuzamuka kandi mu gihe gito. Reka turebe ise ino channel imaze igihe kingana uti. Sorry, kandi subscribe yango bitkorere. Okay, ndabona barabihidinze, gusa urabona ko ino channel irebwa kandi irarebwa cyane, kandi video zose ziriho hano ni video zagiye zikorwa na AI ubwayo. Ni ukuvuga ngo ushobora kufite telefone yawe ngendanwa mu ntoki zawe ariko utazi uko wayibyaza umusaruro. Mbanze mbereke video ikora, maze nanjye mbereke ukuntu muraza gukora video mutangire mubyaze internet yanyu umusaruro. Tuzabana amafaranga ndayafite nta kibazo. Rero nitwa Sanja ndi umukobwa Verediana. Iki cyatumye umugabo wawe ntabwo azi neza gutera akabariro. Izihe nzozi zawe ni ugushaka umugabo wo mu diaspora ufite amafaranga. Utarubonye nzapfa gufata ibyo mbonye. Iki cyenzu cyitwa Verediana nicyo cyangishije ndi umukire. Wowe umutungo wo mu rugo wanje mu kabari. None se mwana wanjye kuba Guys, si ibyo gusa, ni ukuvuga ngo ubonye ko ikora video nyinshi kandi za short. Zino video ndaza kwereka ukuntu wazikora step by step. Nawe wagize hano ndagusabye kandi subscribe kugira ngo ubashe gusobanukirwa ukuntu watangira YouTube channel mu mwaka wa 2026 kandi ukazabasha kuba monetize kandi mu gihe gito ukoresheje video za AI. Kamwereke ndi channel. Indi channel ni channel ubona hano, ni channel ifite imaze kurebwa rwose, video zayo zirebwa nk'iyo yarebwe n'ibihumbi 19, 50,500. Urabona ko nyine ari channel imeze neza cyangwa ihagaze neza muri views. Ndakeka ko uri kubibona. Guys, ndagusaba kuza kureba video yose kugira ngo ubashe kuza gusobanukirwa, kandi ufite ikibazo unyandikire muri comment. Abantu benshi barapinga ariko ndazi ko niba wafashe umwanya wawe ukajya kuri no live cyangwa ukareba ino video, hari ibintu byinshi uraza kwigiramo kandi bibasha kugeza kure, kuko watangira YouTube channel mu mwaka wa 2026 kandi ukoresha video za AI, kandi AI za video zakozwe na YouTube ubwayo, YouTube short AI. AI ni kwa ngo YouTube nizo irazipushinga cyane kurusha video zindi zisanzwe. No channel maze kwenda subscribers
184. Turebe igihe imaze. Ino YouTube iragaragara ko yafunzwe ku itariki 15 z'ukwa mbere 2026. Urabona imaze kurebwa n'ibihumbi 882,719. Yes, aba ni abantu ni views imaze kujya muri kino gihe kitangana n'ibyumweru bibiri birimo. Yes, nizere ko uri kubibona kuri screen ya guys, kandi rero ngiye kwereka uburyo bugiye butandukanye ari uko You don't have to like me. I've got a secret. Don't tell. I've got a secret. nizere ko wabibonye. Noneho ikintu ngiye kwereka ku noneho wakora zino video zaba ari z'ikinyarwanda cyangwa iz'icyongereza. Ndakwereka uburyo bugiye butandukanye nawe ubashe kuba wakoresha izi video ukabasha kuzamura channel yawe. Niba uri umunyarwanda ngiye guhera mu buryo ukuntu wakoresha zino video z'ikinyarwanda kandi zikabasha kugera kure kandi nabasha gutrendinga ukoresha telefone yawe isanzwe kandi na video zawe zisanzwe. Abantu benshi hari igihe babipinga, ariko ngiye kwereka uburyo wazamura channel mu mwaka wa 2026 nawe ugatangira kwinjiza. Uburyo bwa mbere tugiye kubutangira, nta kindi uzakora wamaze gufungura YouTube channel yawe nshyashya. Niba utabizi unyandikire muri comment mwere kuntu wafungura YouTube ya original cyangwa YouTube kwinjiza amafaranga pana za YouTube zirawe settings zayo muri kuntu izaba set ya YouTube izabasha kukwinjiza amafaranga. Nkubwire ko ndi Ed Creators kandi Rwanda Creators, aho ngena nkugeza ibiganiro byinshi by'ikoranabuhanga kandi byagufasha. Kuva ngo wamaze gufungura YouTube channel yawe uzikane kuri kano kantu ko hagati